gacupa imbere cyane kandi mukomere cyane. Ni Pasiteri Kazungu mbanje kubasuhuza. Uwiteka yambwiye ngo Yesu ashimwe. Nk'ibisanzwe Bibiliya yera turayikomeje. Ni urugendo twiyemeje kandi nizere ko rutazatunanira. Dufashijwemo n'aka kagabo ntabwo bizatunanira. Ubuherutse twabonye ukuntu abantu bahindutse babi, abantu bagendaga bahinduka babi. Bamaze guhinduka babi, ikintu cyakozwe ni iki ngiki. Imana yatoranyije Nowa iramubwira ati Mungu wanje urizewe, nguhaye itegeko ubaka inkuge mwereka utuntu twikorera. We genda wicare hariya, genda wicare hariya, irukanke aho ngaho, ngiye kumufasha. Imana itegeka Nowa kubaza inkuge. Numbaze nk'iyo nkuge ni iy'ibiki? Imana ibwira Nowa, aho ni ku gice cya 6 itangiriro umurongo waho wa 13 niwo duhereye. Imana ibwira Nowa iti, iherezo ry'abafite umubiri bose rije mu maso yanjye, kuko isi yuzuye iki? Urugomo. Ku bwabo dore nzabarimburana n'isi. Nuko rero wibarize inkuge mu giti cyitwa gofero, ugabanyemo ibyumba, uyihome. Agira uti ayigabanyemo ibyumba anayihome imbere n'inyuma, uyibaze utya. Imana yahaye itegeko Nowa ngo abaze inkuge, imubwira n'uburyo agomba kugira ute kuyibazamo. Amena. Kandi uyibaze gutya: uburebure bw'umurambararo bw'iyo nkuge bube mikono 300. Mikono ni nka metero 300 z'umurambararo. Ubugari bwayo bube metero 50. Ubugari metero 50. Ariko ibintu byo gukorera mu miyaga. Kandi uburebure bw'igihagararo, mu burebure bwo guhagarara nyine, bwayo bube metero 300. N'uburebure bugombe bugire metero 300. Kandi uzacemo idirisha rizaba irya mukono umwe rya metero 1 nyine. Nuyirangiza hejuru y'umuryango w'inkuge uzawushyireho hejuru. Nurangiza hejuru umuryango w'inkuge uzawushyire hejuru mu rubavu rwayo. Amena. Kandi Imana ikomeje kubwira Nowa uburyo azabaza inkuge. Uzashyiremo amazu, iyo hasi n'iya kabiri yo hejuru yayo, n'iya gatatu hejuru. Nanjye dore nzazana umwuzure w'amazi mu isi.
urimbure ibifite umubiri byose biri mu mwuka n'ubugingo, ubitsembe hasi y'ijuru. Ibiri mu isi byose bipfe, ariko nzakomeza isezerano ryanjye nawe, uzinjirane muri iyo nkuge n'abana bawe n'umugore wawe n'abakazana bawe, kandi mu moko yose y'ibibaho bifite umubiri byose uzinjize muri iyo nkuge bibiri. Azinjize bingahe? Bibiri mu moko yose y'ibifite ubugingo. Amen. Ngo ubirokorane nawe, bizaba ari ikigabo n'ikigore. Murabyumva neza. Mu nyoni no mu bisiga nk'uko amoko yabyo ari, no mu matungo nk'uko amoko yayo ari, no mu bikururuka hasi byose nk'uko amoko yabyo agize ute ari. Bibiri by'amoko yose bizaze aho uri, kugira ngo ubirokore, kandi uzijyanire mu biribwa byose, ubyihunikire, bizabe ibyo kubatunga n'ibyo muri kumwe. Nowa agenza atyo, iramubwiraga iti uzajyanemo, uzinjirane ibizagutunga mu izo minsi umwuzure uzaba waragize ute warateye. Ibyo Imana yamutegetse byose aba ari byo agira ute akora. Nowa yumviye Uwiteka, nayo yaramwizeye, imugira umwe mu bana bayo. Nowa amaze gukora ibyo Imana imubwiye, uko agomba kubaza iyo nkuge, noneho tugiye kuza turebe ku gice gikurikira, ku gice cya 7 mwitangirire. Tureba Nowa yinjira mu nkuge, umwuzure urimbura abantu. Tugiye kuza turebe uburyo Nowa yinjiye mu nkuge nuko umwuzure waje kurimbura abantu. Mukore subscribe dukomeze tubane. Ndabasuje, yari Pasiteri Kazungu. Uwiteka abane namwe. Subscribe ni ingenzi cyane. Amena kandi diye ko dutahe. Oya nako turaje.